byanze bikunze mu ijambo ugiye kuvuga ntago habora amezi na Bujumbura hagiye guturika haturika mu kambi y'Umusaga urumva yego we nangiye kuvuga nabi mana nangiye kuvuga ngo abura guturika ikicaro cy'imborera kure umugabo witwa kure dusumvikana mu Burundi abandi Marshali niwe ndi buhereho benshi bati Marshali atu Burundi rwose hariho comment ku kiganiro reka nze nzirebe ubu bantu rero n'ibyo Burundi yego benshi rero muri bitekerezo bagiye bavuga bati Marshali wagiye uvuga kenshi ko Bujumbura ashobora kuzagwa ishyano cyangwa se akabakana atariko ikigaragara cyo nubwo bavuga yuko ari ububiko bw'imbunda ati bishobora kuba hari ukundi kuntu bishobora kuba byagenze yavuze ko bwashwanyaguritse yego bwashwanyaguritse uravuga kuraswa bakavuga gushwanyagurika ariko ubundi reka ngutere story yego aho kugira ngo Mende Gaspard baratuzamvuge ngo ububiko bw'imbunda bwaturitse ntugaragaza ari cyabuturikije yego ikintu cya mbere cyo urumva yego ku bantu bazi ibintu by'imibundano by'abasirikare kubika intwaro hajya uruzi ko mu makaminuza haba isomo bita isomo rya biblioteke imibare bibliotecologie simbizi yego kubika ibitabo n'inyandiko ntibyigwa yego ako tukareke kubika intwaro ikosi yo kubika intwaro Sandri abo bita bamuramane bariga pe babarize imibare barize ibiturika mine na geologie geography urumva ikirere kimeze gute bujya barabapima ikirere mu bubiko bw'intwaro abadede bamaze imyaka 20 batazi kubika n'intwaro kugeza ubwo intwaro zibaturikana mu mujyi urumva yego jewe iyo ntanga ingero nigisha mbwira abantu kitangazamakuru no kwigisha bizamo bajye bambabarira jewe ntabwo ndi umuntu umuvuroga singenda nindwa nka kwisi mpera kubyo mbona kuko niyo wigisha umwana kwandika gatanu uhera ku gishuhe yego kuri kabiri nako wajya kwigisha gatanu kabisha ku rukwavu akazakuramo gatanu yego gatanu n'iki gishuhe n'iki hano mu Rwanda sibyo ikime ibi ngibi ngabadede baje bari bisabye basandaye batanze ibibanza i Burundi haracyari bya bintu bimeze byo muri za 70 aho usanga inzu umwe yubatse y'umuturage icomekanye igipangu n'ibaragisi do ikindi giside ikigo urumva umwe akubaka bagita bacomekanya n'ibibanza mu nkambi imwe ni kamilitaire urumva nta n'ugifite perimetre yizengurutse sibyo iri mu mujyi rwagati ibaye ububiko bw'imbunda ibi bintu bundi n'amakosa akorwa n'amareta kandi amareta yegira ngo gatezwa cyane atagira abayabaza abanyafrika natwe turagira inzego zigenga zihanira uburenganzira bw'umuturage zafata leta zikayijyana mu nkiko bibaho ntabwo byoje amategeko mpuzamahanga ababirigi batuzanye makamiliteri bayubaka amwe namwe nka mu Musaga wena ni kambi ya kera urumva kuko nabonye bambwira amakambi y'u Burundi mu Bujumbura nasanga nayo ni na menshi urumva ariko ntekereza ko bazana ayo makambi aho bagendaga basetinga bibwiraga ko ari mu nkengero z'umujyi w'icyo gihe ariko igihugu kivuye mu bukoloni imyaka 60 irageze abantu bashobora gukora inyigo ngo bavuga bati abasirikare bavuye n'ibitwaro byo bavuye mu mujyi rwagati nibura hajye mama detachement ntoya zikoresha imbunda zisanzwe basambwira ngo magazine ya AK47 ngo yaturika hako hari byabaye military arsenal military inuze ariko abadede ntibumva ibyo ndimo kuvuga wabo ni bavuga ngo sinongeye kwa ngo sindubanuze ngo sindi iki oya yavuze umupfumo bafunga imitwe urababwira nku ndimo kubabwira ibintu biri technique bamura banyu ni ba fake urumva bamura ben ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo by'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8 muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788
6 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. hitamo gugagacars ntago uzicuza. Agasaro TV ndabaramukije aho mperereye mu mpande zose z'isi. Ni ukuri muri abantu bigenzi cyane, ariyo mpamvu natwe tubagezaho amakuru umunsi kundi, ariko nyamuneka mugiye munagenda munyarukire kuri Gasaro News. Gasaro News irahari, naho haba hariho amakuru menshi agiye atandukanye. Unyarukire kuri David Marshall TV ngo views ni ngume, ariko aho wa mugari wagasukuri bashaka babyihorere, kubera ko n'ubundi nta none se ko nababuze gasukuri bajyaga avango kare subscribe cyangwa byihorere no byihorere. Jewe naringinze nararize mu byihorere kujyayo rwose, ariko hari amakuru menshi meza kandi amakuru rwose amakuru nyine atari ivumbi, ariko nyine mu byihorere, kubera yuko mushobora kugira gutya mukabona mugize igwingira mu bijyanye n'amakuru kandi nyamara ingredient zari zihari. Oya, ariko hari n'abatazi ko wari ufite nk'ejo ndanonanse muri comment ati mumbabarire ni ukuri kw'Imana munyibwire cano ye ndayimubwira, ariko bigaragare ko ashobora kuba atarayizi seriously wenda ngewe nyine kubera ko ntajya ninginga cyane, urumva mwebwe mujye mwinginga njye ntajya mba ninginga, inkuru iravuna. Umuntu abona inkuru uyu munsi tuvuge ya saa 4 z'ijoro, Sandri ninjira muri podcast saa 11 gutegura ibikoresho gupanga kugira gute, sibyo? Abantu n'amahitamo yabo rero, ntabwo wakwiyinga umuntu ngaze yumva amakuru cyangwa agire gute. Ubwo natwe ahubwo haraho tutuzuza, wenda twazongera imbaraga, hari n'ibyo badusaba tutaruzuza, yewe ntako batagize, urumva? Ariko inkuru iravuna rero, ko wakora buffet ukavuga uti bavandimwe dore hano hari buffet muze mwiyarurire, ni self service, ukagerekaho no kujya kubakusanya bakora mu muhanda. Reka ubona ntago ari marishara ntago, ariko amakuru aratuvuna tukayaha abantu bavuga ngo urabona ngo kandi ngo nagize gute. Amakuru aravuna, twari ibikoresho byinshi arahenda, ntabwo nakugingira umuntu amakuru. Reka ntabwo bishoboka. Naze cyangwa byihorere wenda ubyihorere sinyishyireho, naze yumva amakuru nyine, kandi tukabwira abantu tuti amakuru sinangomba kuyintambara buri munsi. Yego, kuko niyo intambara itariho nibwo hariho byinshi, sibyo? Haba hari imvune, haba hariho diplomasi. Yego, buriya nubwo mutabona intambara abantu baturitse ibisasu bagira gute barwana, ariko ntago bwakwira abantu bataganiriye kuri iyo ntambara. Ese hakorwa iki muri iyo ntambara? Kugarura amahoro, ubumwe n'ubwiyunge. Aho intambara ivuye abagomba n'iyo rehabilitation sociale. Yego, urumva? Yego, ariko ntawe narenganya. Kuva nkiri muto namye mbona abantu bumva inkuru z'intambara. Nakubwiye ukuntu abantu baza kuvumba iwacu Radio Nationale na Sound Soro n'iki byose turimo kujyana. Yego, ariko inkuru z'ubuhinzi, ubworozi, amashyamba, uko ibintu byagize gute abantu bashaka kuzumva. Abantu bakunda n'abantu babeshya. Mu gihe no kubeshya, mu gihe nko kuri New York Times, ariko nabonye isigaye ihenda. Ndumva New York Times najyaga mbibona na Washington Post bageze ku rwego bafata ikinyamakuru bakakirambura bakagira rubrique desk y'iby'imodoka. Sandri ntutunze imodoka? Yego, ariko umbabarire kubikubwira ushobora gusanga utazi imodoka. Yego, buri imodoka n'isi kaba ari sanzure. Umuntu akubwira inkuru y'imodoka aho ngaho muri za New York Times, ukavuga no imodoka ni iki kintu arimo kuvuga, cyangwa bakayikuraho inkuru n'abexpert bakaza n'abafite za masters imodoka bakaza bagahera ku ipine tire, urumva? Yego, ipine bakayivuga ukwezi, bakayivuga iki n'iki, bakajya muri demarishe zayo. Ibyo wenda ntago mbyanze, ariko natwe dukeneye byinshi. Yego, mu kuvomera, mu kwiteza imbere mu bukungu sibyo? Abantu rero nk'igihugu kirimo gutera imbere sana dukorera mu Rwanda, n'abadukurikiye bari hanze, kuko nabumva ikinyarwanda, kandi nkubwire burya umuntu wese wumva ikinyarwanda agira aho ahurira n'u Rwanda. Waba uri Karagwe muri Tanzania, waba uri Minembwe, waba uri Burundi, waba uri hehe hose ufite aho uhurira n'u Rwanda. Niyo mpamvu icyo kinyarwanda kiza mu wherever you are. Yego, rero twebwe kuvuga ngo Mushaki yafashwe ngo ntiyafashwe ngo ntiyagize gute, umuntu naza nakubeshye n'ibitarabayeho. Kurikirana amakuru, ufata akanya gato ufite ukurikirana amakuru, ntabwo inkuru yarangira nta kintu ukuyemo. Yego, uko inkuru ivuna bitamera nk'aho uri wateguye bifa kaburu yirya nkuko nabivugaga. Twebwe muri societe tubayemo, nawe nge nanjye n'undi wese udukurikiye, Sandrine, nubwo wagira wenda nk'umukozi ugufasha mu rugo, sibyo? Yego, ukiya kugira kabiri gatatu utajya kuri bife, atitaye kuri ration umuhango ategure no mu miryango migari tubamo. Ibyo bintu umuryango wabikuziza.
ukakwicaza hasi ukakubaza ahantu usigaye urya yego niki kirimo kubura kubera iki se duhindura iki ibyo byose nibyo bikenewe so abantu bajya bakunda amakuru ari ibintu byinshi cyane rero yego dutera imbere ejo bundi hari umupasiteri wambwiye ndamusohoje Pastor Gerard eramwenga tuye hafi n'ikibuga cy'indege asha pasiteri n'abanyabwenge nabizo bazabyumva baba ari abanyabwenge abantu n'abanyanohera zisengesha mu gitondo Imana imumugisha yambwiye akantu k'ubwenge kandi kankoze ku bwonko uzi namangiriye yego ubanza ari nk'Imana yamuntumyeho atuzategura ku buryo inkuru zazitama intambara nyinshi ati ko nawe ziragutraumatiza ati kandi bizakugiraho ingaruka yego atuvuge n'ibindi ibyo yambwiye nzavugaho kandi ni byiza nzabivugaho ntabwo duhora mu ntambara rero tugomba kuvugana inkuru z'amahoro cyo kora nyine se twe dukora izo nkuru ntabwo tuteza intambara zije imbere imibundano nayo ntabwo twayicaho ngaho tugenda ndabona ntimushaka kunyerekeza byanze bikunze mu ijambo ugiye kuvuga ntabwo habora amezi na Bujumbura hagiye haturika mu kambi y'Umusaga urumva yego wewe ngiye kuvuga nabi mana ngiye kuvuga ngo abura guturika icyicaro cy'imborera kure umugabo witwa tumvikana mu Burundi abandi Marshali niwe ndi buhereho benshi bati Marshali ati Burundi rwose hariho komenti ku kiganiro reka nze nzirebe ubu bantu rero n'ibyo Burundi hariho komenti 101 kikaba gifite like 730 ikiganiro yego kuhecano yanjye wanyishe yari nziza kikaba kimaze kurebwa na 46 like 700 yego uzi ko biriya bintu by'amarayika ari byo YouTube iheraho ikwemera ko uri mu kazi n'amakomantere bati uyu mugabo witwa Marshali ati uhora utugira inama cyane atukavuga kuri Bujumbura tukagira ngo nukuyanga atari ko ari ibintu Marshali akomeje kugenda avuga nabonye benshi banakubwira bati Marshali rwose ntukajye wituka ngo uri umupfumu arare bavuze ati reka nze yuguhe kigana atari kandi mbaza ariko mbambihakana si n'umupfumu mbona ati Marshali ntukajye wituka nakiguhaye ati rwose ubupfumu n'ubwa rutanga rw'amaboko ni ikiganiro twakoze uvugamo ugira inama Burundi ndetse mbahana update yuko Bujumbura y'ibiri kuba muri Bujumbura yego usomene ko guca mu ijambo yego benshi rero muri bitekerezo bagiye bavuga bati Marshali wagiye uvuga kenshi ko Bujumbura ashobora kuzagwa ishyano cyangwa se akabakana atariko ikigaragara cyo nubwo bavuga yuko ari ububiko bw'imbunda ati bishobora kuba hari ukundi kuntu bishobora kuba byagenze yavuze ko bwashwanyaguritse uravuga kuraswa bakavuga gushwanyagurika ariko ubundi reka ngutere story yego aho kugira ngo Mende Gaspard baratuzamvuge ngo ububiko bw'imbunda bwaturitse ntugaragaza ari cyabuturikije yego nuko ko basanzwe babeshya abadede bavuze batara umuntu wabiturikije akabirasa akabishwanyaguza bigaturika ubundi ko atari ifumbire abantu bari kuzagera mu mirimo we mumbone urabona ko atari ibisanzwe ahubwo hashobora kuba ari wabiturikije oya nta kibazo ku mpande zose byaturikijwe byiturikije kuko yavuzemo ngo insinga z'amashanyarazi zaba zabiturikije ndagenda avuga ku bintu bibiri ntaza no kubyibagirwa ikintu cya mbere cyo urumva yego ku bantu bazi ibintu by'imibundano by'abasirikare kubika intwaro hajya uruzi ko mu makaminuza haba isomo bita isomo rya bibliothèque biba ari bibliothécologie simbizi yego kubika ibitabo n'inyandiko ntibyigwa yego ako tukareke kubika intwaro ikosi yo kubika intwaro Sandri abo bita bamuramane bariga pe babariza imibare bariza ibiturika mine na geologie geography urumva ikirere kimeze gute bujya barabapima ikirere mu bubiko bw'intwaro kuko hari ziba zigomba kubikwa mu buryo bugize gute kubika intwaro birigwa yego sibyo ndabyemera hanyuma ubwo kuri force y'u Burundi ngabo z'u Burundi kubijyanye no kubika intwaro sibyo zero abadede bamaze imyaka 20 batazi kubika n'intwaro kugeza ubwo intwaro zibaturikana mu mujyi urumva yego jewe iyo ntanga ingero nigisha mbwira abantu kitangazamakuru no kwigisha bizamo bajye bambabarira jewe ntabwo ndi umuntu umuvuroga singenda ninduga nka kwisi mpera kubyo mbona kuko niyo wigisha umwana kwandika 5 uhera ku gishuhe yego kuri 2 nako wajya kwigisha 5 ukabisha ku rukwavu akazakuramo 5 yego 5 ni iki gishuhe ni iki hano mu Rwanda sibyo ninde muntu utaza ahantu bita muri Kiste ntawe
Kiste hano i Ni bake Kigali batahazi. cyangwa muri no koleji nshyashya y'ikoranabuhanga. Ya ntabwo ari ka Kigali. yego Eh? niyo Iri ari ka Kigali. Sibyo? Ndashaka kugerageza kukwereka ko guverinoma y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose igerageza kugabanya amakamba akomeye cyane mu mujyi. Urumva? Yego. Kugira ngo twe kubona urujya n'uruza rw'imibundano hagati. Hano mu ka Kigali habagabo n'ibifaru. Mekanizidi yacu ngira ngo niho yakoreraga. yego Urumva? So nyine ni urugero rutoya aho ubu harimo ishuri harimo buri kimwe cyose. Sende dimaze imyaka 20 ku butegetsi, inyana yimbwa ibeshya ntibashobora no gukura amakamba akomeye mu kigo mu mujyi komeye nka Bujumbura. Urumva? Noneho umuntu yanyarikiye hano mu Burundi ibyo ni mbwe biteye ubwoba. Yambwiye ngino nkambi yaturikiyemo ibi ngibi ngo abadede baje bari bisabye basandaye batanze ibibanza. I Burundi haracyari bya bintu bimeze byo muri za 70 aho usanga inzu umwe yubatse y'umuturage icomekanye igipangu n'ibaragisi. Do ikindi ni ikigo urumva umwe akubaka bagita bacomekanya n'ibibanza mu nkambi. Imwe ni kamilitaire urumva nta n'ubwo ifite perimetre yizengurutse sibyo iri mu mujyi rwagati ibaye ububiko bw'imbunda. Ibi bintu bundi ni amakosa akorwa n'amareta kandi amareta yegira ngo gatezwa cyane atagira abayabaza. Abanyafrika natwe turagira inzego zigenga zihandura uburenganzira bw'umuturage zafata leta zikayijyana mu nkiko. Ubu ngubu abaturage baraje bavuga bati namumvaga Gaspard baratuzi ibyo yivugisha ngo aba hafi babaretse kuza ngo kiri hafi na kamilitaire ubundi bishatse gusobanura iki? Hafi y'ikambi bishatse gusobanura iki? Umuntu aba hafi y'ikambi gute ubundi iyo arati ntiyakabaye mureba. Hagombye kubaho perimetre ibiturika bigaturika ariko rwose iryo jambo nta nubwo ryari rikeneye ku musivile kuko ntiyagombye gutura hafi y'inkambi. Niba no mu bihugu byacu baraho biri ibyo bintu bazabikosore babihindure. Nta nkambi y'igisirikare mu bantu. None inkambi ya gisirikare birarenze nkaho bidahagije ibaye mu bubiko bw'intwaro n'imbunda. Iyo danger ingana gutyo. Abadede bazi imyaka 20 badashobora kumenya babika intwaro cyo ko banyandikiye mwe ko bagira ububiko bw'intwaro bwinshi mu Burundi. Ariko ububiko bw'intwaro mu gihugu hagati n'ubwiki. Ntabwo bibaho ntabwo byoreje amategeko mpuzamahanga. Ababiri batuzanye makamilitaire bayubaka amwe namwe nka mu Musaga wenda ni kambi ya kera urumva kuko nabonye bambwira amakambi y'u Burundi mu Bujumbura nsanga nayo ni na menshi urumva ariko ntekereza ko bazana ayo makambi aho bagendaga basetinga bibwiraga ko ari mu nkengero z'umujyi w'icyo gihe. Ariko igihugu kivuye mu bukoloni imyaka 60 irageze abantu bashobora gukora inyigo ngo bavuga bati abasirikare bave n'ibitwaro bave mu mujyi rwagati. Nibura hajyemo amadetachement mate detachement ntoya zikoresha imbunda zisanzwe. Basambwira ngo magazine ya AK47 ngo yaturika. Hako hari byabaye military arsenal militaire inuze. Ariko abadede ntibumva ibyo ndimo kuvuga wabo nibavuga ngo sinongeye kwa ngo sindubanuze ngo sindi iki niki. Oya yavuze umupfumu bafunga imitwe. Urababwira nk'ubu ndimo kubabwira ibintu biri technique. Bamura banyu ni ba fake urumva bamura men bubika intwaro kugeza ubwo mwisobanura nk'umuvugizi ngo insinga z'amashanyarazi zateye ikibazo ububiko bw'imbunda. Ubundi ubusanzwe suko namabanga ntago ari ibanga ngiye kumena. Hari nk'ahantu uzi ushobora kubanze wenda habaga nk'ububiko bw'ibyo ntwaro nk'iki niki. Ariko management yahabaga Sandrine habaga haturanye n'abantu ntago hari haturanye n'abantu hateye ubwoba noneho tukabaza tutse hari ahantu habiki batisha ibihabo bishaka ho iki kandi nawe uri n'umusirikare wenda none najyaga mbaza n'abasore twabaga turi kumwe se bakakubwira baturetse do aba general nibona nawe wahawe kibari nta muntu wemerewe kugira hariya kuri perimetre ingana gute ndende ibirometero n'ibirometero urumva yego urumva si havogerwa ikirere cyabo kigomba kuba gicunze gute ba engineer militaire bahapimiye gute urumva yego hari ubuhaname bungana bute buri kimwe cyose. Impamvu ndimo kuvuga ibi rero nsa nk'uwitundira kuri CNDD-FDD badede rero badede kazi niba munabaho simbiza bitwa badede kazi nabo ntumbaze ibintu birimo science birimo ubwenge birimo technology birimo ubuhanga bibatwara iki bibarya hehe ubwira umuntu w'umurundi w'umutegetsi tuye tubona mu commentaire ikinahita ashaka kukweremeza nuko ibyo bibahagije kandi ariko babyumva tukene ko tubyumva kandi bini byacu urumva yego bavuga lisansi muri za ntugunda za zuriya iba ari Faustin
wigeze gucyurirwa na perezida ngo nta mugore agira urumva bakajya aho ngaho inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, aho utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.